Banje gushimira nyagasani isaba imbaraga na byisoni wala ibyari so mujene muto kuzivana mu nkoni bitagira bifatwa nk'ubusazi biteye kabiri bibitazi mama zisuguma suguma wowe urasenge yerekana n'inyatsi na mbere kwiga ishuri ngo bwira uraryumva umuhanda hari abawukunda nk'uko gusenga n'itsimba mukumva ntuzahemukira abakuruta bose bakuruma abakuruza ingutiya mu murwa abisekera amenya agahubuka abo bose n'abasuna nyumva neza niba ugenda imidingane bigenda funga amaso niba usenga sijana na nyenya bagira mu byo usaba usabe gukira ejo bukeye wabaragira kuko nibatinda guhindukira tugendane impande nkubaye oya ntusare cyangwa utumutwe oya mbese ntusare ntuhabe nturaburize ntunsake kukarenze mbese nizo ndege oya ntutsabe ubu ndatuje si ukubeshya ubu buzima bundutira ifeza umwanzi yansabaga yuko mupesa mbwira ko nta kibazo nabusema mu gicuku ndanabyuka ndasenga bose hoya si uburyo basenga imbaraga zabo baziya gucemba nkaca na melody nkakora bang sinzi simitisi yarimwe muri make ubwo ntusare ngutebwe uburyo n'umutwe siwararira wowe urife kunywa amarira rikata ijisho rikamera umwana ukuzara ararutse isi ni nziza uzabimenya uri mushya wava Canada ufufu kugenda uri gupfa nawe ni nk'udufu ubudarika simedita n'inkindazi ya street gusomeza umwotsi ifise uba rimurika tugendane impande nkubaye oya ntusare cyangwa utumutwe oya mbese ntusare ntuhabe nturaburize ntunsake kukarenze mbese nizo ndege oya ntutsabe The Truck Slayer. Hey, Miss Promise.